Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe, abari kuri uru rubuga mwese Yesu Kristo igisubizo ahamagaye, nimugire Roho Mutagatifu, musenderezwe ingabire ze zose. Aka kanya ni Yesu Kristo igisubizo wongeye kubararika kugira ngo abahe ingabire, abahe ubutumwa, abahe ubuzima, kandi abagaragarizemo ibitangaza akora. Nagira ngo muri aka kanya, mbere yo gutangira iri sengesho, tubanze tujye mu burinzi bw'Imana, dukore isengesho ridukingira mu nema z'Imana, kugira ngo ubwo turi kuri ibi byuma biri ku mirongo inyura mu kirere, tukaba turi ahantu hatandukanye ku isi, bagiye gukurikira iri sengesho, Roho Mutagatifu aduhe umutima umwe. Imana igaragarize mu baza gukurikira iri sengesho, yigaragaze y'ubwayo. Ijwi muza kumva ntabwo riba ari iry'urivuze, muraza kumva ijwi ry'Imana. Umwuka w'Imana uranyura mu bavandimwe bateraniye kuri uru rubuga, basaga 50 n'abandi baje gusenga, kugira ngo uyu munsi icyo abantu banyuranye basenga basaba, bizere ko bagihabwa, kuko dusenga yumva, tubwira ibona, kandi twambaza iyatwigaragarije. Reka rero tubanze tujye mu isengesho ridukingira, ridusabira inema z'aho turi, aho tugiye gukorera iri sengesho, n'abaza kurikurikira, aho baza kurikurikira bari, Roho w'Imana agiye kutwururukiraho. Amaraso ya Yesu Kristo adukingire, atugangahure, hanyuma ububasha bw'ijambo ry'Imana rikora umurimo waryo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. amina. Mpagaze munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu, kandi nitwikirije amaraso y'igiciro gihambaye. Ndahamagara amaraso ya Yesu Kristo yamennye ubwo yarari mu murima wa Getsimani, igihe yatekerezaga kurokora inyoko muntu. Amaraso yamenetse mu byuya yabiraga by'amaraso. Ayo maraso yamenetse ubwo yakubitwaga, umubiri we ugahinduka ibisebe, amaraso akameneka. Amaraso ya Yesu Kristo yamennye ubwo yagendaga agwagwana inzira yose, umusaraba umuremereye, amahwa yaramuri ku mutwe akamuhamangira, amaraso agakomeza kujya avirirana. Ndahamagara ayo maraso ya Yesu Kristo kugira ngo atwikire abantu bose bari gukurikira rino sengesho mu mpande zose zinyuranye z'isi. Amaraso ya Yesu Kristo namanukire ku bantu bose bari muri iri sengesho bakoresheje ikoranabuhanga. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ubwo yabambwaga ku musaraba, aturuka mu biganza bye bitagatifu bizira inenge, mu birenge bye bitagatifu. Ayo maraso ndayahamagaye kugira ngo akomeze adutwikire, kandi aturinde icyitwa ikibi cyose gituruka ku mwanzi Sekibi. Ndahamagara amaraso ya Yesu Kristo yamenetse avuye mu rubavu rwa Yesu, kugira ngo azasukure umwe wese, adukingire mu bitekerezo byacu, adukingire mu mpande turimo zose, abe imbere yacu n'inyuma yacu, iburyo n'ibumoso, hejuru no hasi. Ayo maraso namanukire mu mibiri yacu, namanukire ku byacu byose, namanukire ku byo twifuza byose. Ayo maraso namanukire kubohora umwe wese uri muri iri sengesho, aturinde icyarangaza uri hano wese,
aturinde kuba hano turi ahandi. Amaraso ya Yezu Kristu natubere byose, kugira ngo tubeho mu bwishingizi bwuzuye buturuka mu maraso ya Yezu Kristu. Bisabye nizeye mu izina rya Yezu Kristu umwami wacu. Amen. 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 Ye bavandimwe, reka ijambo ry'Imana ritwakire. Ni ijambo ry'Imana riri mu ivanjiri ya Mariko. Ndarihera ku murongo wa 12 ngeze ku murongo wa 14, nkomereze ku murongo wa 20, ndangirize ku murongo wa 26. Iri jambo ririmo amasezerano y'Imana adasanzwe. Iri jambo rirakora ku mutima wa buri wese. Iri jambo rigiye kubohora impano Imana yatanze muri buri muntu wese, kugira ngo buri wese yera imbuto. Iri jambo rigiye kugaragaza ingabire ku muntu wese Imana ikeneyeho imbuto. Ubukristo bwawe bugaragaremo imbuto Yezu gushakaho. Iri jambo ry'Imana rigiye kandi kuzuza amasezerano y'Imana. Imana niyo ituma buri gihe cyose duhaye kiba igihe cy'umugisha. Ibihe bidasanzwe urimo kunyuramo, amateka yawe, ibyo yanyuzemo, ndetse n'ibibazo ufite n'ibyifuzo byawe, uyu munsi Nyagasani agiye gutanga ukwemera, agiye gutanga kumwiringira no kumwizera, ku buryo wizera gusubizwa, ku buryo utabarwa, wizera gutabarwa, ku buryo ubona ikuzo ry'Imana. Ni ivanjiri rero ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 11, umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, n'umurongo wa 20 kugeza ku wa 26. Muri kurikire neza, riratubwira umutini uteraga imbuto. Bukeye bahagurutse i Betaniya, Yezu aza gusonza. Akiri kure arabukwa igiti cy'umutini gifite amababi. Ajya kureba ko hari imbuto yakibonaho. Acyegereye asanga n'ibibabi bisa, kuko kitari igihe cyacyo cyo kwera. Abwira icyo giti ati, ntihakagire umuntu urya imbuto zawe ukundi. Ubwo abigishwa be baramwumvaga. Mu gitondo bahita babona wa mutini wumye kugeza mu mizi. Petero yibuka ibyabaye, maze abwira Yezu ati, mwigisha, cya giti wavumye dore cyumye cyose. Yezu aramusubiza ati, nimwemere Imana. Ndababwira nkomeje ko uwizera Imana ashobora kubwira uriya musozi ati, shiguka aho wirohe mu nyanja, niyizera adashidikanya ko ibyo avuze bizaba. Nicyo gituma mbabwira nti, icyo musabye cyose musenga, mwizere ko mugihawe kandi muzagihabwa. Kandi igihe muhagaze musenga, mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye akantu, kugira ngo namwe So wo mu ijuru abababarire ibicumuro byanyu. Naho nimutababarira abandi, So wo mu ijuru ntazababarira ibicumuro byanyu. Ngayo amagambo y'ivanjiri ntagatifu.
aragasingizwa Kristo. Agasingizwa Kristo. Roho w'Imana nzima, natwerekeze na umutima wacu, ubuzima Imana yaduhaye reka bwerekere mu ngabire y'Imana. Kuba ari hano mwese, ingabire y'Imana igiye gutuma mu buzima bwawe muntu wese uri hano hagaragara imbuto z'Imana. Reka dutangirire ku gice Yesu arangirijeho, dutangire dusaba Imana imbabazi. Hari indirimbo turirimba, nabyirutse numva bayiririmba, ubuzima twahawe uturinde kubupfusha ubusa, mahoro twahawe uturinde kuyatagaguza, urwo rugo wahawe turinde kurusenyagura, ukwemera wahawe urinde kugupfusha ubusa. Dore imbaga y'abakuyobotse bafite inyota y'urukundo, bahundura urumuri batayoba baguteze w'imigisha y'iteka. Mana ndagusaba imbabazi, ubuzima wampaye muri iyi myaka 51 maze ku isi, aho ubona wangeneyeho imbuto ukazibura, kubera kwikunda, kubera kwiyemera, kubera gukora ibyo nishakiye no kubaho uko mbyumva. Igihe cyose washatse gukoresha ubuzima wantije ngo bugaburire abandi, ngo bube igisubizo cy'abandi, nkitwaza umunaniro wanjye, nkitwaza igihe cyanjye, nkirangarira, sinite ku mubabaro wundi, sinite ku nzara ye, sinite ku bigeragezo mugenzi wanjye arimo. Kandi nashoboraga kuba impamvu yo guhumurizwa kwe, nashoboraga kuba impamvu yo gutabarwa kwe, nashoboraga kuba impamvu yo gusubizwa kwe. Mbabarira Nyagasani. Mbabarira Nyagasani, mpagaze mu mwanya w'abashimisha imibiri yabo mu bitagira shinge na rugero, abo bose birirwa biyambitse ubusa, abo bose bakinisha imibiri yabo, abo bose bashimishwa n'amashusho y'urukozasoni adafite icyo abamariye, abo bose Nyagasani mpagaze mu mwanya wo kugira ngo amaraso yawe wamennye ushwanyagurika igihe washwanyaguzaga umubiri yongera dukize, yongera atuzahure, utwumve turagutakambiye. Hagaze mu mwanya wabo bose baburabuza abana bakiri bato, bakabajana muri ivyo bitera soni. Amaraso yawe Yezu umucunguzi wacu abasesekeko. Data mwiza wo mw'ijuru, ndongera kugusaba imbabazi aho wampamagaye nkica amatwi, aho wantumye nkagenda biguru ntege, aho nirebyeho sinareba ku butumwa bwawe. Ndakwereka n'abandi bavandimwe bose batumva ijwi ryawe, batahagaze uko bashaka, batahaye ibyawe agaciro, ahubwo ibyabo bwite akaba ari byo bashyira imbere. Utubabarire Nyagasani. Tubabarire kandi Nyagasani, kubwo abahawe byinshi ariko uyu munsi bakaba baraguteye umugongo. Buri wese uvuga ati narasenze bihagije, buri wese uvuga ati iryo jambo ry'Imana nararyumvise bihagije, yarahawe ingabire y'ukwemera, agahabwa iryo jambo, agahabwa akigishwa
ariko uyu munsi hari benshi baguteye umugongo, bumva batagishaka kukwegera, bumva batagiha agaciro misa, batagiha agaciro amasakramentu, kandi bakabibuza n'abatoya bakuriye. Nyagasani mu mwanya wabo ngusabye imbabazi nkomeje, umubyeyi usabye imbabazi nkomeje, kubw'icyo gihe cyose twakagombye kwera imbuto, ariko uyu munsi tukaba tutazerera abo waduhaye. Utubabarire dawe kandi udukirishe amaraso y'umwana. Tubabarire kuva nkiri umwana naragiye gusenga, naragiye mu isengero iminsi yose ntasiba, narumvise ijambo ryawe iminsi yose ntasiba, nta wa Mungu n'umwe nasivye, ariko iryo jambo ryashitse sinarikoresheje. Mana nzima, waranshize abantu benshi imbere bamenyesha ijambo ryawe, ariko iryo jambo mu ndoro yanje yabo tubana, abavyeyi banje, umugabo wanje, umwana wanje, inshuti n'abagenzi ntibakumbonyemwo. Mana nzima, ndagusavye imbabazi, ndagusavye Yezu mwiza, uduze ukwemera kwanje, maze ijambo ryawe ry'ukuri ndaryemere, ndaryamishe ivyamwa bigirira akamaro abandi. Ndabigusavye Yezu. Utubabarire aho tutigeze duha agaciro ububabare bwawe Nyagasani Yezu, tugahugira natwe kunezeza imibiri yacu, igitoneka imibiri yacu, ikibabaza imibiri yacu, icyo tugagihunga, ibidusaba imbaraga mu isengesho tukabihunga, ibibabaza ubuzima tubayemo tukabihunga, tugashaka kuba mu bitworoheye, kwirengagiza ko nawe wemeye kubabara kugira ngo tubeho. Utubabarire Nyagasani. Nsabye imbabazi kuva nkimenya ubwenge kugera uyu munsi, aho ntaba naratunganyije ugushaka kw'Imana, aho natumwe sintumike, aho nahize simpigure, aho nacitse intege nkasubira inyuma, nyamara sinkomeze ngo nkomeze inzira itumbira uwo niyemeje gukurikira, aho naba narabereye abandi ikigusha, aho naba naraciriye abandi urubanza, aho naba narabeshye cyangwa narabeshye abandi, aho naba narifuje iby'undi, aho naba narabuze imbabazi ananirwa kubabarira abandi, aho naba ntaratunganyije hose, aho Imana yampamagaye sinitabe, aho yantumye sinyitumikire, nsabye imbabazi nicishije bugufi, nsabira kandi abana cyane cyane abavuka bisanga mu ngo bagakomereka bakomerekejwe n'abandi n'abagombye kubarera, cyane cyane abana bari adoptive. Nsabira imbabazi ababyeyi bananirwa kwakira abana nk'ababo, nsabira imbabazi imiryango yose, cyane cyane imbera byombi, abadakurikira inzira imwe bakaba imbera byombi mu Bukristo bwabo. Nsabira imbabazi abakoresha uburyarya mu by'Imana, ndasabira imbabazi abo bose batabasha kuzisabira. Nsaba impuhwe z'Imana kugira ngo kuri uyu munsi muri iri sengesho zigere kuri buri wese, twese tugire ukwicuza gushyitse. Utwumve dawe. Nyagasani Yezu Kristo yatubwiye ngo niba wizera udashidikanya, ngo icyo usabye uragihabwa. Dufata agacerere ko aganya ko guceceka gatoya,
buri muntu wese akorweho n'ikiganza cya Yesu, ashyira imbabazi ze mu buzima bwawe. Izo mbabazi zirahindura amateka yawe. Izo mbabazi zigiye guhindura uburyo wabagaho gikristo, uburyo wareberaga ku bandi. Izo mbabazi zigiye Imana igiye gushyira urumuri rwayo mu mutima wawe muntu wese, kugira ngo ibikorwa by'umwijima nibigutera, shitani nigutega, igutegeye mu biganiro biryoshye bituma utera imbuto ku nshuti mbi, ahantu habi ukunda kwerekera, bintu wagize ibanga mu buzima bwawe. Izo mbabazi za Yesu ziranagucyamura. Urumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo va aho hantu, rekura uwo muntu w'igisazira. Urumva, urabona izi mbabazi zigiye guhindura amateka yawe, uve mu bwoba, umenye ko ubukristo ni wowe na Yesu gusa. Yesu agukeneyeho imbuto. Nta ureke kubaho uvuga ngo ibya kiliziya, iby'abapadiri, ibya papa, iby'abiyeguriye Imana, iby'abavuga butumwa byaramenyekanye, iby'abariye, ibya kanaka, iby'uriya bavuga ko asenga. Rekura iby'undi. Igiti Yesu akeneyeho imbuto ni ubuzima yaguhaye. Va mu kwemera kw'ikivunge muvandimwe, va kugendera ku bandi, kwigana abandi. Imana irashaka kuguha rangaje yayo, uburyo muganiramo, uburyo muhuramo, uburyo mwumvikanamo, uburyo nyagasana kugenderera ukabimenya. Wivuga ngo nta mpano mfite, wivuga ngo ntabwo ari ngo ndi muto mu kwemera. Imana igiye kukuza, Imana igiye kukuzamura, Imana ikubohore ku bwoba bwose. Ibyo Roho Mutagatifu ashyira ku mitima yawe akakubwira ngo bikore, ujye ubikora mu izina rya Yesu, atari ukubikorera ikindi kintu ushaka kugeraho, ahubwo ubikorere ko Yesu arakubwiye ngo nkeneye izo mbuto. Mwese muzahura n'abantu bananiwe ku mutima, Yesu aguha ijambo ribahumuriye, akubwira. Muzahura n'abantu barira, Yesu akubwira ngo mugirire gutya. Ashobora kuba guhura nawe bishobora gutuma uriya muntu ajyana ibitwenge. Muzahura n'abantu bahuzagurika, bavanga ibintu byose. Yesu atume uwo muntu akuyoberaho, ariko biba uburyo bwawe bwo kumubwira ngo dore inzira. Reka izi mbabazi z'Imana zituvane mu kwiyemera, orgueil, ukwikunda, kwiyitaho by'indengakamere. Izi mbabazi z'Imana ziduhe kwigomwa, ziduhe gukunda Imana, ziduhe kwakira imisaraba yacu. Buri wese ahetse umusaraba we. Hari umusaraba wari utwaye, wahoraga uvuga ngo njyewe ngo kubera iki Imana biriya ari byo yangeneye, ngo kubera iki Imana biriya yabyemeye, ngo kubera iki nsenga sinsubizwe, ngo kubera iki nshaka biriya simbibona abandi bakabibona. Rekura iby'abandi, Imana iguha ibyawe. Rekura uburyo bw'abandi, nyagasana aguha uburyo bwawe. Reka imbabazi z'Imana ziguhe kumva wuzuye. Ntabwo Yohani yabaye Petero, ntabwo Filipo yabaye Tadeyo, ntabwo Mariya Madarena yabaye Veronika, ntabwo uzaba njye sinzaba wowe. Buri wese ni ikinege ku Mana. Reka nyagasani kubw'imbabazi ze, kubw'urukundo rwe, kubw'impuhwe ze, Imana yongere ikugaragarizemo ibikorwa byayo by'ubudahangarwa. Mwipfobya Imana, mwibuza umwuka w'Imana kugaragaza ikuzo ryayo, mwibuza ijambo ry'Imana gusohoza icyo rivuze, kubera imyumvire y'isi, kubera siyanse zadutse, kubera ibintu byinshi cyane twemeye. Maze nyagasana akaba atubwira ati nimwemere Imana. Ugasanga tugiye Imana turayemerana kimwe mu bindi bintu. Imana ikaba kimwe mu bindi. Nyagasani tubabarire, nyagasani dukoreho, nyagasani twunamure, nyagasani dushoboze,
niba warahinduye amateka ya Sawuli akaba Pawulo, niba warahinduye amateka ya Mariya Magdalena akaba umuhamya wa mbere w'izuka, niba waratumye Petero washidikanyaga ari we uvuga ngo umwami wanjye kandi Imana yanjye, niba waranyagasani warateye uriya musirikare wagutikuye icumu akaba arivuga ngo uyu koko ni umwana w'Imana, tuma naho twaguye, tuma n'ibyo twakoze aka kanya inema zawe nizivubuke aho hantu hose umwanzi yari yarazamuriye ibendera rye avuga ngo ndakuzi niko wabaye, ngo ndakuzi niko uzamera, ibyawe birazwi, ngo abantu barakuzi. Nyagasani tuma muri aka kanya igiti cyose ukozeho kiri hano cyera imbuto, kigaragaza imbuto zawe. Ohereza umwuka wawe Nyagasani, ohereza imbaraga zawe Nyagasani, mwakira umwuka w'Imana, mwakira umwuka w'Imana bavukanye. Oh, Liana Meni Shaliana Meni Kiliana Meni Oh, Liana Se Oh, Liana Sa Meni Kiliana Amen. 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 Bavukanyi, Nyagasani muri iri jambo yaduhaye aratwereka, arakubwira ngo uri igiti nitereye, uri igiti nateretse. Wenda icyo giti gishobora kuba kiri mu butayu, wenda icyo giti gishobora kuba kiri ku manga y'umusozi, wenda icyo giti gishobora kuba kiri mu gishanga mu kabande, wenda icyo giti gishobora kuba kiri iruhande rw'inyanja, hahandi umuntu abona haba hari ibintu byinshi wavuga uti kizarandukana n'imizi. Wakwitanye n'ibintu byinshi bikugerageza, wahuye n'impfu nyinshi urazisimbuka, wahuye n'ibitero byinshi n'ibigeragezo byinshi, ariko uracyahagaze. Hari ahantu wageze utazi uko uhageze, hari ibintu byabaye utazi uko bigenze. Hari niba Imana yaraguhaye ingabire yo kuba umubyeyi, niba Imana yaraguhaye ingabire yo kuba uwiyeguriye Imana, niba Imana yaraguhaye ingabire y'ubujene ukaba ubona ubyirutse uraho ukwije imyaka ufite, niba Imana yaraguhaye, reba igiti uri cyo aka kanya, icyo giti Yezu aje kugikoraho. Icyo giti Yezu arashaka ko kitagaragaza ibibabi gusa, kuvuga ngo meze neza, kuvuga ngo kanaka yubatse inzu nziza, yabonye promosiyo, yabonye akazi, yabonye ibi n'ibi bigarukira ku byo abantu babona inyuma. Twese ari igihe dufata umwanya wo gusaba Imana, tuyisaba ibibabi, tuyisaba ibibabi, ibibabi mbone ngaragare gutya, nse gutya, nguyu n'uyu. Nyagasani akaba aka kanya ashaka ko ubuzima yaguhaye abubonaho imbuto. Ntabwo Yezu asarura hatabibye, ntabwo nta excuse n'imwe ufite yo kuba wamubwira ngo nawe urabizi ubuzima, ngo nawe uyuvukira hariya hantu, ngo nawe uyubaho biriya bihe, ngo nawe uyihura na biriya bigeragezo, ngo nawe Yezu uri mu kirugu. Yezu arakubwira ati mu bukene navukiye mu kiraro cy'amase y'inka, ahanuka narahageze. Urimo urahunga, Yezu arakubwira ati
Herodi yarankize ndahunga. Urimo uraterwa n'abanzi b'imiryango yawe cyangwa urageragezwa n'abo mubana. Yesu arakubwira ati uwansomye ni Yuda intumwa yanjye, uwampigaga ni bene wacu babonaga ko ntacyo namara, cyangwa se bati nta muhanuzi wawe. Ni ba bandi bagupfobyaga ngo dore nguriya si mwene Yosefu, uriya sinde. Uri munsi y'umusaraba, uri ku musaraba, wageze aho waguye unanirwa kuhabyuka, uri ahantu ubona wibaza ngo kuki. Nyamara muri aka kanya uwo musozi abavukanye bagiye kubwira uyu musozi mu kwemera ngo yiguka wirohe mu nyanja. Sordola, ubuzima bwawe bugomba kugaragaza imbuto uwabuguhaye agukeneyeho. Ntabwo ari imbuto uzera kubera ababyeyi bakubyaye, ntabwo ari imbuto uzera kubera uwo mwashakanye, ntabwo ari imbuto uzera kubera kiliziya, kubera padiri, kubera ndeki, kubera ni imbuto we agushakaho. Mbega ukuntu bikomeye cyane. Hari abantu benshi basohotse muri kiliziya ngo nawe nakana karankomeretsa ndagiye. Hari abantu benshi biyahura ngo navutse nabi. Oya, umubyeyi ashobora kuba yari impamvu yo kugira ngo umugambi w'Imana wo kukugira icyo giti Imana igemetse mu butayu. Ariko nimwibuke Zaburi, muri ibyo Zaburi ya mbere n'iya kabiri bavuga ngo hari igiti kitigera kirabirana, amababi yacyo kikera imbuto uko igihe kigeze. Iki giti Yesu ageze hashonje ni wowe, ni njyewe. Yesu arashonje, angezeho ashonje. Ungezeho ishusho ya Yesu nuriya muvandimwe, n'aha hantu undi, nuriya ari n'igihugu usaba ushonje ari wa wundi ukubwira ngo jya ku musaraba. Ariko Yesu arimo arakubwira ngo ufite icyo wamuha. Yesu agiye kubaha icyo muzajya mumarira abantu. Yesu agiye kubashoboza icyo mwashoborera abatageze icyo babamarira mu buzima. Yesu agukeneyeho imbuto sans excuse. Utavuga ngo ntabwo ari igihe cyo kwera, utavuga ngo Imana nanjye irabibona, utavuga ngo nanjye ndi nk'abandi. Goreka Nyagasani, ndagushimira ko uje gukora kuri buri muntu wese mu mateka ye. Ugiye kubohora, urimo urakiza abarwayi, urimo urabohora, urimo urakiza abantu bose muri aka kanya ubona ko ubuzima bwabo bwari bubihiye. Urakiza abantu bose urimo ubona ko imbaraga zabo zari zabashizemo, umuhangayiko, indwano wararagamo nta bitotsi, amahoro make umuryango wawe wabonaga, cyangwa se ubuzima bw'akarere urimo, ibihe by'amateka y'isi. Yesu muri aka kanya aho hantu ubona ko hazamuye umusozi mu buzima bw'umwana wawe, ndategetse mu izina ryawe Yesu Kristo, umusozi w'inabi, umusozi w'agahinda, umusozi w'ubwoba, umusozi w'ironda ruhu, w'ironda koko, umusozi w'umujinya, umusozi w'ubwigunge, umusozi w'intambara, umusozi w'urupfu, umusozi wo kwiyanga no kutiyakira. Randuka, manuka, manuka wirohe mu nyanja, udisiparese imediatement. Yewe muntu wari umeze gutyo, uwo musozi Yesu arawumanuye kandi arawushije. Ububasha bwa Yesu nibuguhe kongera gukomeza inzira y'ubuzima, kongera guhitamo, kongera kuvuga yego, kongera kugira amahoro,
Yesu aguhaye ibyishimo, Yesu aguhaye amahoro, Yesu aguhaye kwizera. Komeza ugaragaza ikuzo ryawe Nyagasani, ukora ku biti binyuranye biri hano byari bifite imbuto amababi, ushaka ko byera imbuto, kuko uri murakiza, uri murabohora. Ibiti byinjiwemo n'imyuka mibi ishishi, ibiti bisarurwa n'imbeba, bisarurwa n'inyoni, ibi abantu bose babona ubuzima bakabona icyo bakoze ntibakigeraho, ibyo bifuje bikaza bigahita. Abo bose batewe n'imyuka mibi iri mu maraso yabo, iri mu ngingo zabo, iri mu gihunga bafite, iri mu bitekerezo by'umwijima bagira, abo bagenda bivugisha. Yewe muntu ugenda wivugisha, yewe muntu unaniwe, yewe muntu uryama ugasanga wabyutse ucuramye, yewe muntu uri mu ishuri ukageraho ugasangwa wasinziriye, ikizamini cyaza wize neza ukumva wajya kugera mu kizamini ukumva ubwonko buragiye. Yewe muntu uri mutakazi cyanga ukarya ariko ukumva nta bwuki ufite. Yewe muntu watakaje ubwiza n'uburanga bw'Imana, ukumva ntukiri mwiza, wagera mu bandi ukagira ipfunwe. Yewe muntu kandi wigwizaho ibyo wumva ari byo byakugaragaza uko ibyo parufe by'ubwoko bwinshi, ibyo bintu byinshi cyane bigushyira mu myenda, bigushyira mu kwiba no kwigereranya. Yesu Kristo arabikuyeho, iyo myuka mibi arayikubohoyeho. Nyagasani araguha kuba igiti gifite uburanga, gifite imbuto zacyo, kuba igiti gifite impumuro yacyo, uba igiti kitifuza kuba ibindi biti, kuko uri muri jaride yawe. Imana iraguha kuba uriwe, irimo irakubohora. Imana irimo iragukiza ubwoba, Imana uwikiza isusumira, uwikiza kunukirwa, uwikiza gutengurwa, uwikiza kurwara umutwe udashira, uwikiza gucika umugongo. Iragukijije uwo munaniro uri mu ngingo zawe, mu magufa yawe, irakubohoye, iraguhuje, irakubatse. Imana irakuzanzahuye, irakuvomereye. Imbuto zawe nizigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Muntu wihebye, Nyagasani aje kugukura mu mva. Wari wihebye wumva wanakiyahura kubera ibyaha byawe, uri kumva byagucikiyeho, uri kumva wabuze aho urigitira, ariko humura, Nyagasani arashaka kugukiza. Ufata umwanya umwemerere, uvuge isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Nyagasani arashaka kuguha roho we ngo azimye umwijima wicayemo. Akira ijambo ry'Imana. We mubyeyi uhangayikishijwe n'abana bawe bagiye mu rumogi, bakajya mu biyobyabwenge binyuranye, abo bagiye mu busambanyi, ukaba wicaye wihebye ntacyo ukora ngo ugaruze abana bawe bagiye. Nyagasani arakubwira guhagarara mu kwizera, ugasengera abo bana ukabagarura, uko isengesho ry'umubyeyi rifite ububasha ku bana be. Tinyuka uve mu bwoba, abana bawe barakira nubigiramo uruhare. Muvandimwe, wumva wacitse intege, wumva isengesho ridafite icyanga, ujya gusenga ugasinzira, wumva nta bumuntu bukurimo, wumva Imana iri kure yawe, wumva byagushobeye. Nyagasani arakubwiye ngo nzegura inzu ya Dawidi yari igiye kugwa, nzasane ibyuho byayo, nzegure ahari hasenyutse, nzayihagarika nyisubize uko yahoze kera, ku buryo bazategeka udusigisigi twa Edomu n'utw'amahanga yose yamenye izina ryanjye. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Yewe muntu wari wihebye, yewe muntu byari birangiriyeho, wumvaga yuko nta cyanga cy'ubuzima, wumvaga yuko nta terambere ryakuvaho, uhora usubira inyuma utazamuka, haba mu kwemera haba no mu buzima busanzwe.
ariko muri Amose 9:11-12 Nyagasani arakubwiye ngo ngiye kongera kukubaka bundi bushya. Amen. Amen. Muvandimwe uhora wiganyira wumva ko Imana iri kure yawe ndetse ugahora wipfobya ugatinya kugaragaza ukwemera kwawe ugahora n'ipfunwe imbere y'abandi ukitinya. Uyu munsi Nyagasani arakugendereye nk'uko yagendereye Yeremiya muri 31:3 hagira hati uhoraho yambonekeye mu gihugu cya kure agira ati nagukunze urukundo ruhoraho kandi ubudahemuka ngufitiye nibwo butuma nkwiyegereza. Nyagasani yaragukunze aragukunda kandi arashaka kukwiyegereza kandi arashaka kuguha imbaraga n'ubutwari bwo kumuhamya kuko ashaka kwigaragariza mu buzima bwawe. Humura, akira urwo rukundo rwa Nyagasani ruguhumurize kandi wirukana ubwo bwoba bwose nicyo kimwaro ufite ugushyigikiye urutare wegamiye rwemerere urwegamire maze rugukomeze. Singizwa Nyagasani. Dore uko Nyagasani uhoraho avuze ngiye gukingura imva zanyu nzazibavanemo mwebwe muryango wanjye maze nzabagarure ku butaka bwa Isiraheli. Muzamenya ko nduhoraho mwebwe muryango wanjye ubwo nzaba nakinguye imva zanyu nkazibavanamo. Muri Ezekiyeli 37:12-13. Nyagasani akamuye ayo mazi yatembaga mu mubiri wawe atari amazi y'ubuzima. Nyagasani akuye mu gifu cyawe, yewe muntu wari urwaye igifu, ukaba muri aka kanya wari waragitewe n'ibikomere wagize, wari waragitewe n'ubuzima bubi wahuraga nabwo. Nyagasani arakinguye, aragukinguriye muntu wese ngo uve muri iyo mva. Yewe muntu wahoraga wijujutira aho uri, abo mubana, nuko wavutse nuko wabayeho. Nyagasani avuze ngo naho nzagaragariza ikuzo ryanjye nkugize impano y'uwo muryango, nkugize impano y'abo bavandimwe. Nyagasani agukamuyemo yewe muntu wavaga imyuna, yewe muntu wari urwaye imihango idashira, yewe muntu wari ufite ibibyimba babaga bikahura bigaruka, yewe muntu wahoraga ufite kuzunga isereri ukibagirwa, wari waratewe no kwibagirwa cyane muri ibi bihe. Nyagasani arimo arakubohora. Nyagasani kingura izo mva z'abantu bari muri kanseri igeze kuri dernier stade, hagarare. Yuriya babwiye ngo nategereze iminsi yo gupfa, sohoka muri urwo rupfu ngwino mu buzima. Yezu araguhamagaye, niwe mpamvu yo kubaho kw'ikiremwa cyose. Yewe mubyeyi urwaje umwana ukaba warananiwe no kumuvuza kandi baramaze kukubwira ngo iyo ndwara afite ntizakira, wibaza guti ko ntashobora kumujyana mu mahanga. Urabizi ko byabaye impamvu yo gutereranwa n'abantu bakuvaho, ariko Yezu barakugendereye kandi aje kuba agakiza ku mwana wawe. Yewe muntu wari wikoreye umusaraba ugahora ugenda uvuga ubaza Imana. Hari abantu bahoraga babaza Imana, basaba Imana, bayibwiriza ngo nuba Imana uzankorera ibi n'ibi, ngo niba uri Imana uzahindura ibi n'ibi, niba uri Imana uzanyereke kuri Imana nabibonye gutya. Yewe wari ufite n'ishyari ryabo ureba ngo abandi Imana irabakunda. Nyagasani arakubwiye muri aka kanya sohoka muri iyo mva, winyitiranya, ningezuka n'ubuzima. Muri aka kanya Yezu aguhaye amahoro, Yezu aguhaye ibyishimo, Yezu aguhaye kwiringira, Yezu aguhaye gutuza. wewe watera umudugararo, wewe aho uri waguma uvuga nabi ugatukana, wewe aho uri utatanga amahoro,
umukama avuze ati je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Amen. ugiye kuba ingabirano idasanzwe aho uri hose, ugiye kuba umunyamahoro, ugiye kuvyara amahoro ahantu uri, aho ugiye kuba hose ugiye gutanga ishusho rya Yezu umwana w'Imana nzima. Wewe mugore wasenga, wari umaze imyaka myinshi irenga 20 usengera urugo rwawe, wiyumvira ko Yezu atakumva, wiyumvira ko Yezu ahari nuko atahari, Yezu aravuze ati niho ndi uyu munsi, ikibazo wantu uyu munsi ndacishura. Kandi ntazwa mukama Yezu ko ngo zosugira uzuru subitse umutima. Abageragezwaga mu kazi, abageraga ibitero bagaterwa mu ngo zabo n'imyuka mibi, abari bafite ibyabananizaga mu buzima, nibo Nyagasani akozeho akababwira ngo ubu rero ikuzo ry'ibisingizo byanjye rigiye kuzamuka mu buzima bwanyu. Tugiye gusengera ukwemera kwacu. Ni mwemera Imana. Ndababwira nkomeje, uwizera Imana ashobora kubwira uyu musozi ngo siguka. Hari autorite, hari ububasha Nyagasani agiye kuguha muntu wese uri muri iri sengesho. Icyo ugomba kuvuga, imbaraga z'ijambo ry'Imana mu isengesho, imbaraga z'ijambo ry'Imana ku bihe uzajya usanga abavandimwe barimo. Uzahura n'umuntu wihebye, uzahura n'umuntu unaniwe, uzahura n'umuntu ukubwira ati kubera iki ibi n'ibi bimeze kuri. Igitumye Yezu ahura nawe ni ukugira ngo ubu bubasha bwo kumwemera buzahura uwo muntu. Inama ntabwo gusa ari kwa kundi gutanga inama, ntabwo turi abajyanama b'ubuzima, turi abantu bemera Imana. Mugomba kuvuga mu isengesho ngo mu izina rya Yezu Kristo uwo musozi, icyo gigeragezo, ibyo bitero bihindukemo ikuzo rituma haboneka ubuhamya. Icyo musabye kandi mukizera ko mugihawe. Niyo mpamvu Nyagasani arimo arahaba ukwemera kwa buri wese uri muri iri sengesho gukomera. Ukwemera kudahora kugaburirwa gusa, wahora ujya mu isengesho ngo ngiye kumva, wahora ujya mu misa mu kiliziya ngo ngiye kureba. Nyagasani abyukije ministeri ye mu buzima bwawe muntu uri hano. Hari abagiye kuba abaririmbyi, hari abagiye gufasha kuba abakateshiste, hari abagiye kuba bogeza butumwa, hari abagiye kwitangira amakoraniro yo gusenga, hari abagiye gushinga amakoraniro, hari abagiye kuba abajyanama, les accompagnateurs, les accompagnatrices, hari abantu bagiye guhabwa urumuri kugira ngo iteka ryose muri bo Imana ihe abo aho bari n'abo bahura nabo havuka ukwemera. Hari abantu bazabatizwa ku mpamvu yawe, hari abantu bazagarukira Imana ku mpamvu yawe, hari abantu bazava mu kibi ku mpamvu y'uko kwemera Nyagasani aguhaye. Nyagasani agiye gutuma mu kwemera kwawe hagaragara imbuto, kandi Imana idukiza ibishashagirana, kwimenyekanisha, kwigaragaza, kwiyemera, kwiyumvikanisha, kwiyumvira, kwikunda gukabije. Hahandi umuntu avuga ngo ese nimbivuga ngo abantu baranyumva, ngo ese ningaragara gutya abantu barambona gute. Kwigaragaza Nyagasani arabikubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Hagaragara Imana, niyo we wacishwa bugufi, niyo we wasebywa, hagaragare hari abantu Nyagasani agiye guha bahuye n'ingorane, barasebywa, baratotezwa,
ku mpamvu y'ingabire y'Imana. Nyagasani abahaye amahoro, Nyagasani abahaye imbabazi, Nyagasani abahaye kwakira ibyo bihe kubera ko niwe ubashakaho imbuto ze. Nyagasani urakoze kubera ukwemera ko abantu wongeye kuvomerera mu izina rya Yezu Kristo. Uko kwemera kwawe kugiye gutangira isengesho mu rugo rwawe, uko kwemera kwawe gushyire Yezu mu cyo ugiye gukora cyose, ujye umubwira uti ngwino tujyane. Nufungura imodoka ugiye ahantu hariho hose uti Jésus passe devant moi, jya kuri vola. Yezu nujya mu isoko uti ngwino tujyane. Hari abantu Imana igiye guha kujera utuntu dukeya tukajya tuvamo ibibahagije, kandi bagiraga gaspillage bagahorana ibibazo. Urakoze Yezu. Kugira ngo muri aka kanya mu kurangiza iki gisabisho, twebwe kigeze ku isaha y'impuhwe z'Imana. Hano ni 9:00, ubwo abandi muri mu amasaha ajyanye naho muri. Ndagira ngo mbasabe mwese abari muri iri sengesho muse n'abarambuye ikiganza cyanyu mukore kuri Yezu ari ku musaraba. Yezu ari ku musaraba. Hari abantu ushobora gushyira ikiganza cyawe mu rubavu rwe hahandi yatikowe icumu, ushobora gushyira ikiganza cyawe ku ruhanga rwe hahandi yari yambaye ikamba ry'amahwa, ushobora gushyira ikiganza cyawe hariya ku biganza bye hariya yari yatobowe, ushobora gushyira ikiganza cyawe hariya ku rutugu rwe hahandi yari ahekeye uriya musaraba wamugushije gatatu, ushobora gushyira ikiganza cyawe ku mpuzu ze hahandi cyangwa ku bwambure bwe, niba hahandi wumva uri warabaye tuni warambitswe ubusa, hahandi wibona Yezu reka agukoreho. Iba ariyo silence iturangiza muri iri sengesho. Ububasha bwa Yezu Kristo ku musaraba bwongere kumanura inema ku bantu b'isi yose, ku miryango y'abawe. Hari abantu bo mu muryango wawe bagiye kubatushe muri aka kanya. Imana irababona ko wenda ntibazanapfukama ngo basenge, wenda baranakubwira ngo iby'Imana twarabyibagiwe, cyangwa barakubwira ngo wowe wataye umutwe wararindagiye. Wenda barimo baribereye no mu bapfumu cyangwa no mu bandi bantu bayobya, ariko urabizereye. Izere, bwira, ukora kuri Yezu, ubwira uti Yezu tegeka uwo musozi. Muri aka kanya mukoze kuri Yezu, nimutegeke namwe silencieusement imisozi iri imbere yanyu ishonge, iranduke, kugira ngo Imana igaragaze ikuzo ryayo. Ikidahesha Imana ikuzo cyose gikurweho mu izina rya Yesu. Amen. 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 Aho hose hari intambara, amaraso ya Yezu, inema z'umusaraba wa Yezu zihuza abahari. Aho hose hari imiryango, reconciliation mu miryango Yezu arimo kwitanga. Aho hose hari umwuzure, réunification familiale. Aho hose hari des attentes, discorde, n'ibindi byose bituma abantu batavuga rumwe. Yezu arazana esprit de Pentecôte. Babarire kuko batazi icyo bakora. Yezu ashyize mu mutima wa buri wese uri muri isengesho umutima w'imbabazi. Babarire iteka, babarira, ibabarire nawe, babarira. Amen. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Amen. 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 Hosanna. Hosanna. Amen. 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 Applaudissez
le Seigneur qui nous aime, le Seigneur qui nous bénit, le Seigneur qui nous fortifie, le Seigneur qui glorifie son nom, le Seigneur qui fait que non, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. tout gloire à toi, Seigneur. C'est qu'à ton personne, Amen. Au nom de ton nom.